Zuba natwe mu kiganiro waramutse Rwanda mu mpera z'iki cyumweru gishize Minisiteri y'Uburezi yanditse ku rukuta rwa Twitter igira iti hari amakuru akomeje guca ku mbuga nkoranyambaga avuga ku ngengabihe y'ifungura ry'amashuri. Ntabwo ayo makuru ariyo, mwe mwihanganye gahunda y'ifungura ry'amashuri muzayimenyeshwa mu minsi ya vuba nk'uko byemejwe n'inama ya Minisitiri yo ku 25 z'ukwa 2020. Ayo makuru yari ibihuha. Rumwe mu rugero duhereyeho rwa vuba tukaba twakiriye umuvugizi urwego rw'igihugu rw'Icyaha Dr. Thierry Murangira tubaha ikaze. Murakoze cyane. Aya makuru yitwa y'ibihuha bamwe bakayemera ndetse akagira n'ingaruka ku mikorere y'abantu cyangwa se n'imibereho. Ubundi amakuru y'ibihuha nayahe? Murakoze cyane. Hari amakuru y'ibihuha, hari n'icyo bita amakuru atariyo. Turabitandukanya kugira ngo byumvikane neza. Duhereye ku icyo bita ngo amakuru atariyo, ni amakuru anyuranye n'ukuri guhari, ukuri ku cyabaye. Naho ay'ibihuha yo ni amakuru bitigeze binabaho, atigeze abaho. Ni amakuru atangazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose, ari ubw'ikoranabuhanga, ari ubw'ibinyamakuru, ari ubwa radio, atigeze abaho. Ariko atariyo noneho amakuru atariyo yo nanyuranye n'ukuri guhari. Hari ukuri guhari kw'ibintu noneho hagatangazwa binyuranye n'ukuri guhari bikagorekwa. Ariko y'ibihuha yo ntigeze nabaho. Ngira ngo uko tugenda twinjira mu kiganiro turaza gutanga ingero dushingiye no ku mategeko kugira ngo abantu bumve n'itandukanyirizo. Amakuru nk'uko nayivuze atariyo, atigeze abaho, ntabwo yigeze abaho, anyuranye n'ukuri guhari cyangwa ku byabaye. Ariko noneho ari ay'ibihuha, ari n'amakuru atariyo, bigira icyo bihuriraho. Bishobora kuba bihuriye ku icengezamatwara runaka, guteza ubwoba, guteza imvururu, ndetse no gutuma umuntu runaka atakarizwa icyizere. Ibyo bintu usanga hari icyo bihuriyeho. Amakuru atariyo cyangwa y'ibihuha ahurira ku kigamijwe. Byose biba bigamije icengezamatwara, gutera ubwoba, gutesha icyizere umuntu cyangwa ikigo runaka, kurura imvururu muri rubanda. Hari n'abasigaye babibonamo indonyi. Ninde wemeza ko ayo makuru y'ibihuha ari amakuru y'ibihuha cyangwa se ari amakuru atariyo? Urakoze cyane. Ubundi iyo urebye itegeko icyo rivuga, byose bishingira ku itegeko, urukiko rukaza kwemeza. Ariko no mu bugenzacyaha natwe dufite ububasha twahawe n'itegeko rwo kuba twagenza dushingiye ku itegeko, tukavuga ati aya makuru ni ibihuha cyangwa se anyuranye n'ukuri. Tugakora ubugenzacyaha, dosiye zigakorwa zikoherezwa mu rukiko. Ariko ibyo byose bishingira ku mategeko runaka. Gusa iyo urebye hariho abashobora gukeka ko aya makuru kuyatangaza bijyanye n'uburenganzira bwabo. Uburenganzira, ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ibindi. Hanaje social media, umuntu avuga ngo account ni yanjye nayikoresha icyo nshaka. Yego. Ingingo ya 38 y'itegeko nshinga ry'u Rwanda itanga ubwisanzure bw'itangazamakuru, kugaragaza ibitekerezo, guhabwa amakuru ndetse no kuyatanga. Ariko ibyo byose bigomba gukorwa hakubahirizwa bitabangamiye amategeko yashyizweho. Kugaragaza ibitekerezo n'uburenganzira bwa buri muntu, turabyemererwa, ariko noneho hariho umurongo ntarengwa. Iyo bavuze nk'urugero nko gukwirakwiza amakuru y'ibihuha cyangwa amakuru atariyo, nubwo ufite ubwo burenganzira ntabwo wemerewe kurenga uyu murongo wo kuba watangaza kubw'inabi amakuru aya n'aya, atari ay'ukuri cyangwa atari ay'ibihuha. Ndetse n'amasezerano mpuzamahanga mu ngingo ya 19 itangazo mpuzamahanga ryerekeranye uburenganzira bw'ikiremwamuntu cyangwa amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira mu by'imbonezamubano no mu bya politiki, ari byo bita ngo
mu rurimi rw'icyongereza International Convention Civil and Political Right. Ingingo ya 19 yemera ubwisanzure, ariko naho bagashyiraho icyo bita irengayobora cyangwa exception. Bikore ariko utabangamiye ituze rya rubanda, utabanga imyifatire mbonezamubano, ndetse ubikore ku buryo utagira agaciro k'umuntu utakaza, utinjira mu buzima bwite bwa muntu, kwivanga mu mibereho bwite bya muntu. Ibyo ni exceptions zigenda zibaho. Hari by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, hari igihe usanga umuntu yatangije amakuru ibihuha runaka, abandi ugasanga barayakwirakwije, babigizemo uruhare. Wabonye amakuru runaka, nawe ntabwo uzi wenda niba ari yo, ariko hari aho wabibonye utangiye kubyohereza abandi, cyangwa se nawe utangiye kubishyira ku nkuta zawe. Icyo gihe ikosa cyangwa se icyaha kibarwa kuri inde? Reka urabyumva, hari uruhare buri muntu. Itegeko uko ribivuga, bivuga gukwirakwiza, gutanga amakuru. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira uruhare rwe. Ni ukuvuga ngo no mu butumwa tuza gutanga turagira abantu inama ko tugomba kwirinda gufatanya na ba bantu gukwirakwiza ibihuha. Hari igitekerezo cyazanywe n'umuntu, ariko rero noneho nanjye nagikwirakwije, nanjye nagitangarije abandi, nawe ugitangariza abandi. Rero ahangaha tugomba kugira ubushishozi, kuko natwe aho ngaho itegeko riratureba. Niba umuntu yazanye igihuha runaka cyangwa amakuru atari yo, nawe ukayatangaza, ibyo byose ubifitemo uruhare. Nubwo WhatsApp ari yawe cyangwa imbuga nkoranyambaga zose zikoreshwa ubizifiteho uburenganzira byose, ariko twibuka ko hariho exception, hariho irengayobora, ntubangamira ituze rya rubanda, cyangwa imyifatire mbonezabupfura, ethics, icyubahiro n'agaciro by'abantu, ntiwinjire mu buzima bwite bw'abantu. Ndetse badusaba ko, itegeko ridusaba ko ugomba no kubikora mu buryo urengera urubyiruko n'abana. Ariko turimo turavuga fake news cyangwa se ibintu bihuha, ni ikintu cyugarije isi. Ariko umuntu yakwibaza mu Rwanda bihagaze bite? Ubundi ibi turi kuvuga mu Rwanda, amakosa nk'aya ngaya cyangwa ibya ngibi biragaragara. Hari igihe tujya twumva kimwe mu itangazamakuru, ukabona abantu bibikanze, ariko mwebwe nk'abantu bagenza icyaha, ibi byaha birahari, ariko ntabwo biri kuri cya kigero cyo hejuru gikanganye. Ndetse buriya iyo tugenza ibyaha, itegeko riravuga ngo kubw'inabi. Iyo ubitangaje kubw'inabi, hari abo rero ukurikira ugasanga babitangaje nta nabi irimo, kubwo kutamenya. Ariko icyo yaragamije ni iki? Ngo gushaka ngo views, ba followers, bya bindi bisigaye bitwara abantu bikabagwisha. No wareba ugasanga nta nabi irimo, ibyo bita intention criminelle, criminal intention, nta bugizi bwa nabi bwari burimo. Aho rero nibura icyo umugira inama ukamubwira ati rero gutaha rwose wirinde ibi ngibi n'ibi. Urabona ko n'itegeko icyo riteganya ari giteganya ibihano bihambaye, ibihano nubwo wafunga umunsi umwe burya bari igihano. Hari ingingo rero zigenda zibandwaho, ngira ngo wenda tuze no kuvuga, hariho ibyo abantu bamwe badasobanukirwa, nko mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ingingo y'132 gutangaza amakuru atariyo. Hari ibyo, ayo ni amakuru atariyo nk'uko twabitangiye, ibyo bita gutekinika. Ujya wumva ugasanga nk'umuyobozi runaka w'umurenge runaka bamusabye tuvuge nk'amakuru, rumusabye amakuru yo gutanga umubare w'abantu badafite mitiweli. We kugira ngo agaragaze akagari ke neza cyangwa umurenge we neza, akavuga agatanga umubare uri hejuru 99%. Ego, ubwo batanze amakuru atariyo. Igihano rero uhanwa hagati y'amezi 3 n'amezi 6 y'igifungo, cyangwa amande y'ibihumbi 500 na miliyoni. Urumva hari igihe rero abantu bavuga ati akumva ko ntamenye iki itegeko riteganya.
noneho ushobora no tegeko numva ryasigarana benshi mu bayobozi bo muri iki gihugu ubu ni nayo mpamvu tuba twicaye hano tugira ngo twigishe abantu ngira ngo ubushize mu kiganiro twagiranye navuze nti nababwiye ko RIB cyishishikaje ni ukwigisha abantu bagakangurira kurusha guhana ariko hari naho biba ngombwa ko iyo wanze uhanwa hari n'ingingo y'157 gutangaza amagambo cyangwa amashusho binyuranye nuko byafashwe. Ndatanga urugero, umfashe ntanga urugero kuri wowe. Yego, ugiye tuvuge kwigisha ahantu ijambo, tuvuge ubwibone. Ubwibone ni iki? Ukabwigisha ngiza no kugira ngo abantu babisobanukirwe, ugatanga urugero. Ukavuga uti ugatanga nk'urugero kugira ngo byumvikane, ndamutse mvuze ngo jewe Bazil Uwimana ndi umunyamakuru wizewe na Radio Rwanda na RBA, nta wundi munyamakuru umeze nkanjye, ugafungiraho. Noneho umuntu akagira cyane tujye tubona abanyamakuru agahita afata ati ntabwo yafashe yabanje ahireye ngo ngewe Uwimana Bazil ndi umunyamakuru mwiza wizewe, agafatiraho akohereza. Tujya tubibona cyane bibaho byarabaye byinshi. Aho rero ndakubwira ko uhanwa n'ingingo y'157 kuko watangaje amagambo cyangwa amashusho binyuranye nuko byafashwe. Umuntu ahanishwa iki? Ahanishwa hagati y'amezi 6 n'umwaka umwe na miliyoni imwe n'amande miliyoni imwe na miliyoni 2. Ngira ngo rero hariho abantu batari babizi cyane abanyamakuru akagera cyagafata ga statement agakatira, wakumva ko kukumva ko niko yabivuze, gita clip. Ariko mugeze kuvuga ngo kubwinabi twagiye tubona n'ibintu bikomeye, ngira ngo nk'igihuha giheruka gikomeye cyane cyanashegeshe abanyarwanda, umuntu watangazaga urupfu rw'umukuru w'igihugu. Hari abantu bigira nyine ukabona ko ni icyaha gikomeye. Abantu nk'abari bakurikiranwa gute? Abo rero bo noneho bafite ingingo yihariye cyane muri iri tegeko guhana ibyaha bikorewe ku mbuga nkoranyambaga, ikoresha imbuga nkoranyambaga. Mu ngingo ya 39 gutangaza amakuru y'ibihuha. Iyo iri navuga ngo iri specific ku bihuha. Baravuga ati umuntu wese ubizi wifashishije mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa agatangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza ubwoba, imvururu, gutesha agaciro cyangwa gutakariza icyizere umuntu wari wese abakoze ibyaha. Aho rero ibihano ho ni hagati y'imyaka 3 n'5. Ngira ngo nk'urwo rugero rwose rurumvikana neza hano, kuko ubizi yifashishije itangazamakuru. Ngira ngo mwarayibonye biriya ni rwo rugero rwumvikana rw'igihuha, aho umuntu yifata kihandagaza akavuga ikintu kitigeze kibaho akongera akagisubiramo akagishimangira. Hari ikibazo cya imbuga nkoranyambaga, ni ikintu navuga ngo gishya mu bantu, ntabwo ari gishya cyane ariko hari abantu kigenda kibaho gishya, ugasanga umuntu ikintu cyose abonye kuri social media agize ngo ni ukuri, kuko nta bumenyi afite mu kuzikoresha, kimuguyeho gutya akumva ko ikinyuze kuri YouTube ari ukuri. Ntabwo mubona ko n'abakurikira ibyo bihuha cyangwa se n'ababitega amatwi bagwa mu mutego wo kuba bataramenya neza amakuru yize wavahe? Ibyo birumvikana, sina n'ababitega amatwi gusa ahubwo n'ababikwirakwiza. Ukumva nawe neza urabizi. Dufashe nko kuri urwo rugero, hariho nk'abantu hano mu Rwanda nabo bafite ngo izo za YouTube, nawe akongera akavuga ya nkuru akayicisha kuri YouTube. Ubwo w'icyo abakora niki? Abafasha wa muntu gusakaza ibihuha. Nukugira ngo umuntu wese yumve neza uruhara ashobora kugira mu cyaha cyakozwe n'akanaka. Wumva uruhare rwawe nawe, kuko nawe amategeko ntabwo ashobora kugusiga, kuko wagize uruhare, wabicishe no kuri televiziyo yawe ya YouTube nk'uko agira, urongera
uri gufasha wa muntu gukwirakwiza. ubwo si ikibazo ntikiba mu kutamenya ko ayo makuru ariyo cyangwa ari ibihuha. Mu by'ukuri twese tugira umutimanama. Wowe uri mu Rwanda hano, ibyo tuvuge wenda uwo wavuze ibyo ngibyo ari hanze, wowe uri mu Rwanda uzuza ukuri guhari ukongera ukabikwirakwiza, ubwo wavuga ko atazi ukuri? Ni kubw'inabi ubizi cyangwa unabishaka. Hari ibintu nabyo byadutse muri iyi minsi mu nkoranyambaga nizo mbona ziri bujyane cyane n'iki kintu. Ugasanga umuntu agiye kuri Instagram ye n'urugero, akoze ibyo bita live muri aho ngaho, ugasanga hajemo gutukana, ugasanga hajemo kubwira nabi abantu, ugasanga wenda hajemo no gutangaza ya makuru mu by'ukuri atariyo. Icyo kintu ubwo biranjyanisha ku kugenza ibyaha nk'ibi ngibi niba byoroha. Kutworohera buriya biterwa n'uko icyaha cyakozwe n'uwagikoze aho ari, ariko muri no minsi ugerageje ukareba ubushobozi bw'abagenzacyaha ba RIB burubakwa. Kugenza ibyaha by'ikoranabuhanga hariho ibyoroha, hariho n'ibigorana bitewe n'imiterere yabyo, uwabikoze bitewe n'ahantu ari, ariko ibikorewe mu Rwanda biragenzwa neza. Uwabikoze wese akagerwaho, akaganirizwa, uwanze kumva agahanwa, kuko turabona ko ibi byaha by'ikoranabuhanga n'ibyaha twita by'inzaduka, emerging crimes, by'inzaduka bimwe abantu batari kugenda basobanukirwa, ari cyo gituma dufata n'umwanya kuza kubyigisha kugira ngo buri muntu yumve uruhare ashobora kugira mu cyaha cyakozwe na kanaka, ugasanga nawe bigiye mutabizi. Biroroha, ubushobozi burubakwa, ubumenyi abagenzacyaha barabuhabwa, ku buryo tuba tugomba kuba navuga ahead, kuba mbere, kugira ubumenyi buruta ubw'ukora icyaha kugira ngo tubashe kubirwanya. Ni akazi hari tukiri kuri ibi bya social media, ujya kubona ukabona, nkunze kubibona, ukabona umuntu account iragufollowinze kandi ukabona kuvuga umuntu kuko ntubuzi n'uwo ari we, yitwa izina tamenya, mu by'ukuri itandukanye nawe, afite ifoto kuri profile, ifoto tamenya nyine iteje urujijo. Umuntu nk'uwo ntiwamenya nyine uwo ari we, ariko uko agenda batangira ubona bapostinga ibintu byenteresa abantu kugira ngo babone abakurikira, yamara kugira abakurikira ngo barushyitse agatangira kwifashisha ya account ye mu gucengeza amatwara mu kujyana ibihuha. Account idafite umuntu nyirizina uvuga ngo ni kanaka aherereye ahangaha, si ikibazo. Niyo miterere y'ikoranabuhanga uko imeze, aho nita kanaka ariko ntari kanaka, ariko mu bugenzacyaha rwose aramenyekana. Ushobora kumenya aho ari, aho abikorera, n'uko yabikoresheje. Ubwo nibwo mvuga nti nibwo bwa bumenyi bw'abagenzacyaha, kuko akenshi ushobora kwibaza ati kanaka yafashwa ate, kandi nta kintu mu bigaragara, mu byo tureba nta kintu kigaragaza ko ari we, ariko buriya hari nta kintu gikorerwa kuri social media cyangwa kuri mudasobwa kidasiga ikimenyetso kimwe. Gusa ubushobozi nako ubumenyi bwo mu bagenzacyaha nibo bamenya uburyo bwo kugaragaza ko yari kanaka wakoze. Nshobora nko kuguha urugero, umuntu yibye telefone agakuramo simukadi, cyangwa ukagura telefone yibwe ugashyiramo simukadi yindi, uwo nguwo araboneka kandi wayikuyemo warafatwa. Abantu baryo bari menge. Yego, kuri izo mbuga nkoranyambaga wenda kugira ngo byumvikane neza, hari nkuko twatagiye tubivuga, hari abantu batekereza yuko kuba afite telefone ye, kuba afite mbuga nkoranyambaga ze ziri mu mazina ye ari uburenganzira gushyiraho ibyo ashaka cyangwa se iki. Ni ryari ushobora kuvuga ngo mfite uburenganzira bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga zanjye uko mbyifuza, cyangwa se ngo uvuge ngo ibi ngibi ndi gukora
nta burenganzira mbifitiye. ngira ngo dufashe nk'urugero nko mu kiganiro cy'ubushize twagiranye byo gusakaza aya mashusho y'urukozasoni. Wowe iyo telefone yawe uyifashe ukishyiramo aya mafoto yawe ushaka ukayabika, ariko ukirinda ko ayo mafoto wajya wereka abantu gutya. Iyo yafashe ukayabika iwawe nta kibazo, ariko igihe cyose watangiye gushyira ku mbuga nkoranyambaga ni ukuvuga ngo uba washyize mu ruhame. Uruhame ni ikirero. Uruhame ni ahantu hateraniye abantu babiri, noneho rwaje no gusobanurwa ko n'ubutumwa wohereje mugenzi wawe uba bishyize mu ruhame. So ku mbuga account ni yawe ariko umenya ko uri mu ruhame. Ubwo rero yikoreshe mu buryo butabangamiye rya tegeko. Nushyiraho ibintu runaka bitemewe bihanwa n'amategeko, ubwo itegeko riba ari kureba. Yego. Hari abantu benshi kugira ngo account nyine ni account, ngira ngo ni ikintu cy'umuntu. Njya mbona no kuri profile z'abantu nko kuri Twitter umuntu yandikaho ngo tweet zanjye ni izanjye, ni ibitekerezo byanjye. Ubwo akenshi abashaka kwerekana ko ibyo muzayamubona muzayamumenya ko ari we. Ariko se iyo mureba nk'ibyo mumaze igihe mugenza, mubona ibyaha mwafatiyemo abantu muri ubu buryo ni ibyiganje ku biki? Mubona abantu benshi bakora ibihe ko biri muri forme nyinshi? Ni ibyiganje ku rukozasoni cyangwa se n'ibi by'ibihuha ku kigero gitoya, ariko ubona abantu bari kugenda basa nkaho babigwamo babijyamo kubera ko bataramenya iby'ibihuha. Rero byo umuntu ashyiraho iby'urukozasoni, umuntu agashyiraho nka titre runaka kugira ngo akurure ngo amatsiko y'abantu bamufollowing. Ibyo nabyo usanga hariho n'ababikora bigana abandi, kanaka ko yabishyize reka nanjye nshyireho, yagize aba followers benshi nawe agashyiraho ibyo. Ugasanga rero rimwe na rimwe iyo ugiye kumubaza wowe warugamije iki mu by'ukuri, ugasanga nta nabi yaririmo, ahubwo haburaga kutamenya. Tukaganira ukamwereka iki tegeko rivuga, nawe ukavuga ati rwose mumfashije ntimumpana ubu nagenda nkabikuraho, kuko yamaze kwiyumvisha ko ibyo yakoraga ari bibi koko. Sara abantu baregera abandi, ngiye nkaza wena cyane rwose uriya muntu yanyandagaje, yambeshyeye, biriya bintu yavuze si byo. Barahari ariko nabo batari ku kigero cyinshi, batari ku kigero gihambaye, ariko hariho abaza akavuga ati uyu muntu amafoto yanjye yakoresheje muri ubu buryo kandi ibi nka bya bindi yakoresheje abikoresha nk'ibikangisho, blackmailing. Ugasanga nabwo aje kuregera icyo ngicyo, ariko wareba uburyo yafashemo amafoto ugasanga ibyo agamije kumutera ubwoba. Yashaka kubikoresha nk'ibikangisho ariko agamije ikintu runaka, akenshi ugasanga yaragamije amafaranga. Hari tuzi ko ejo bundi mwerekana uwitwa Rusesabagina mwavuze ko yafashwe kuri international cooperation, ubufatanye n'ibihugu. Ariko ngiye wenda kuri iki turimo tuganira, ubona abantu umuntu n'umunyarwanda ari muri Australia, ari mu Bubiligi, ari muri Amerika, ari hehe, afite account ya YouTube, afite Twitter account, niyacishaho bya bihuha byose, niyacishaho za nkuru zitari zo. Hari igihe cyari cyagera cyo kuvuga ngo n'abantu babikora bari kure bagomba gukurikirana. Ibyo gukurikiranwa ko bagomba gukurikiranwa ni kuko hariho ibyaha ndengamipaka. Ibi byaha by'ikoranabuhanga n'ibyaha ndengamipaka, ni ukuvuga gikorerwa hariya kikagira ingaruka mu kindi gihugu. Ni ibyaha bigenzwa habayeho gufatanya kw'inzego,
hakabaho inzego zimwe ziba zifite ubushake bwo gufatanya, hakaba n'izindi zigenda ziseta ibirenge, ariko ibyo ngibyo kubirwanya birarwanywa, ariko hazamo bwa bufatanye. Ingorane zizamo ni urumva biterwa nuko mu kindi gihugu basaba bwa bufatanye uko bafata cya cyaha. Yego. Wenda tugana ku musozo, nigeze gusoma tweet ya Mineduc aho yanyomozaga ikintu cyo kunyomoza, ubwo wenda sinzi n'inama ntekereza mwagira abadukurikiye, hakorwa iki ngo hirindwe ibi byaha. Narivuze kunyomoza nayo ni imwe mu nzira nge ntekereza, hakorwa iki kugira ngo abantu birinde ibi byaha, cyangwa se birinde no gukurikira abakoze ibi byaha, kuko niba umuntu akoze igihuha ukacyemera uwo wamutije umurindi igikorwa ni icyambere. Wenda navuga ni nk'iki kuba twicaye hano dusobanura, wereka umuntu burya bino bikorwa ukora runa bimeze gutya bigize icyaha. Ngira ngo ibyo ari byose ubu ngubu abadukurikiye barabyumva neza ko hariho, niba hari uwabikoraga arabireka. Noneho mbere yuko wenda njya ku butumwa, hari akenshi bariya abantu baba babikora, hari ikintu baba bagamije wowe utanazi. Yego. Ushobora kuba nyuma umaze kubisobanukirwa ushobora kwicuza atariko kukinabigiyemo. Hari ari abavuga ibihuha, ari n'abatanga amakuru atariyo, baba bagamije icengezamatwara ryo kuyobya abaturage. Tekereza rero nawe wagize uruhari mu icengezamatwara yo kuyobora abaturage, cyangwa gukurura imvururu, kwangisha cyangwa kwangisha abaturage leta yabo, cyangwa kwangisha leta iriho amahanga, ndetse no gushaka indonke ariko mu bibi. Ibyo byose rero iyo ubirebye usanga abantu bakwirakwiza ibihuha aricyo bagamije. Noneho rero nk'ubutumwa twatanga, tugomba kugira ubushishozi bw'amakuru twakira. Ugashishoza, ntabwo wavuga abantu ngo bijya ku mbuga nkoranyambaga, ibyo ntibishoboka. Ariko niba wayigiyeho, menya amakuru ugomba kwakira, nawe ayo ugomba kuba wasakariza abandi. Tugire amakenga, ntabwo ibyatangajwe kuri social media byose aba ari ukuri. Ugomba wowe gusesengura ukareba ibifite akamaro. Noneho inyamukuru kwirinda kugira uruhare mu ikwirakwizwa ry'amakuru nk'ayo y'ibihuha. Kwirinda kugira uruhare ngo kuko babipostinze nawe ukongera ugasakariza abandi, aho ngaho iyo amategeko agiye gukurikizwa, buri muntu uruhare rwe ruragaragara, kandi iyo bakugaragarije uruhare rwawe, ubwo baba bakugaragarije amakosa wakoze, kandi amakosa arahanwa n'itegeko. Ibi byaha mubibona muri rubanda cyane, cyangwa biri mu itangazamakuru, cyangwa biri mu banyapolitike, bitwa abanyapolitike byiganje muri bande? Ubu ngubu uravuga iby'ibihuha. Yego. Biri mu ngeri nyinshi. Hariho abiyita abanyapolitike, ubu ngubu ngira ngo n'abantu bose babaye abanyamakuru simbizi. Sinzi umunyamakuru wari we, kuko usanga umuntu yafunguye ngo YouTube channel ngo umunyamakuru. Sinzi niba ariyo nzira yo kugira ngo bacamo cyane. Ubwo ngubwo nawe agasakaza cyane ibihuha bigamije icengezamatwara, biri muri ba bantu bita abanyapolitike. Ariko kuri izo YouTube channel bagatizwa umurindi na ba bantu bamuri inyuma muri za YouTube channel. Kuri izo YouTube channel zisigaye zifungurwa buri munsi n'abantu batandukanye bitewe n'ibyo bashaka gushyiraho, izigaragaza ko zikwirakwiza mwene nk'ibyo, cyangwa se zabaye nyinshi ariko zitanga amakuru atariyo, nta zihari mujya mufunga? Ubu twatangiye icyiciro cyo kwigisha, icyo gufunga nacyo kiri buze, nacyo kizabaho rwose vuba aha ngaha. Turabyumva neza, RIB irashaka kubaka umuco wo kugira ngo wowe utinye icyaha kuko wumva ko ari icyaha, ntugitinyishwe n'itegeko, kugira ngo uyoborwe n'umutimanama wawe, wumve ko ibyo ukora atari byo, ntujye ureba abantu ku jisho. Ibyo nicyo cyifuzwa, ariko nibiba ngombwa ko amategeko yubahirizwa azubahirizwa, kuko amategeko agomba kubahwa, nicyo kiba cyaratumye ajyaho. Rero RIB nk'urwego rushinzwe kubahiriza amategeko
urumva ko tugomba gukora akazi kacu. Reka twizere ko abantu bafite icyo bumvise, nyamuneka ibinyuze ku mbuga nkoranyambaga byose ntabwo biba ari ukuri, ndetse harimo na byinshi by'ibihuha. Mujye mumenya aho mukura amakuru yizewe. RBA yo itanga amakuru yizewe, nyamuneka mujye mwakesha amakuru. Reka dushimire cyane Dr. Murangira Thierry, ni umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Mwakoze cyane kuri mwanya wanyu. Mwakoze.